natwe twamwica tu twamwica twamunogonora wamugaruye byagenda bite patu gemuye twe ukuntu twabimenye Gitifu yaje w'akagari ari kubaza umunyamudugudu ati ko muturanye nawe kuki mutatanze amakuru umuntu yarinda kwica umuntu akamurangiza mutabizi kubera rero polisi niyo yahamagaye ihamagara Gitifu umurenge ati hari umuntu uje aritura atubwira yuko hari umuntu yishe ati ayo makuru ntayuzi Gitifu nawe ahamagara umunyamudugudu wacu yamwanikaga ngo yabyagendaga gute yamukubitaga akamwambika ubusa hano uwo pato kandi uwo mudamu ari nta hantu yagiye pato ngo yari yarafashe n'umukobwa ku ngufu byagenze bite ku ngufu ku gahato byagenze bite gafata nawe yafataga n'abakecuru nyina se ntiyahunze nyina ntiyahunze se itayazaga yabaga ari naho atanavuye kunywa ugasanga ari kumukubita akamwambikira ubusa hano agakubita agapfukamisha ku buryo nta wamukangagura kugira utuwo mudamu jewe mbyumvishe mu gitondo nje ntuye hariya ku ruhande nabyutse mu gitondo kare ndaje mu materaniro ubwo mvuyeyo umuntu barambwiye ati mu baturanyi bawe bicanye ariko ntabyo numvishije ariko intambara yabo barayihoranaga muno ni abantu barwana cyane bamara gusinda hakubusa santire bararwana kandi zina rye ninde yitwa Mbanji mama ariko abantu babizi niba atari ukubesha bavuga ko umugabo yarasanzwe agira urugomo ngo yagendanaga n'umugabo ahorana intambara ahorana umuhoro bahora barwana buri gihe umukobwa akaje iwabo yaje iwabo akongera akagaruka ntawe adatangira mu nzira wahuye nawe telefone arayimwatse aha mu gasantire natwe ubu dutuye aha twabaga nk'abari kwigengesera baramufunga bakamufungura ngo nta gihe cyari gishize atashere yafashe umukobwa ku ngufu wahuye nawe atemagura agira ate ubwo na polisi batubajije bati ahoranaga urugomo abayobozi batanze amakuru bati turamwohereza mukongera mukamugarura bati si none mwewe kuki mutamufata kubera abantu bose bari baramutinye ubwo rero ubwo mu gitondo niho bavuze bati yishe umudamu we ubwo twageze aha ngaha dusanga koko aho yamwiciye naho ariko yabaye nk'umukuruye amujana nk'iyi ngiyi mu cyumba ubwo rero polisi nizo zije zimukura hano ariko amakimbirane bari bayahoranye ariko ntari wo gusabagira n'amakimbirane n'abaturage basanzwe nta wapfa guhura nawe rwose hanyuma ngo yahise yigemura kuri polisi aho yigemuye twe ukuntu twabimenye Gitifu yaje w'akagari ari kubaza umunyamudugudu ati ko muturanye nawe kuki mutatanze amakuru umuntu yarinda kwica umuntu akamurangiza mutabizi kubera rero polisi niyo yahamagaye ihamagara Gitifu umurenge ati hari umuntu uje aritura atubwira yuko hari umuntu yishe ati ayo makuru ntayuzi Gitifu nawe ahamagara umunyamudugudu wacu aramubaza ati si uwo muntu wapfuye iwanyu byagenze bite undi ati ko ntabyo nzi umunyamudugudu wacu atuye aha muri iyi nzu yo hepfo nawe niko kuzamuka araza ageze ubu mu mudugudu yumva nta rusaku rurimo kuko bo bagera na saa sita bakiyomba ahangaha nanga bakiri ku makabari aravuga ko ndi kumva nta kibazo cyokora nawe atinya kuza hano kubera ko uwo muhungu yaramuzi yifashisha umusore wahangaha ati ngwino tugere hano mu rugo turebe bagiye kuza basanga koko aryamye ahangaha nawe amakuru ayamenye ayahawe na Gitifu umurenge nawe ahamagawe na hehe na polisi polisi ya Kinigi hano iwacu ariko ngo yarasanzwe amuhenesha hari ibintu bavugaga byagendaga gute kumukubita yazaga yabaga ari naho atanavuye kunywa ugasanga ari kumukubita akamwambikira ubusa hano agakubita agapfukamisha ku buryo nta wamukangagura kugira utuwo mudamu yamwanikaga ngo yabyagendaga gute yamukubitaga akamwambika ubusa hano uwo pato kandi uwo mudamu ari nta hantu yagiye pato ngo yari yarafashe n'umukobwa ku ngufu byagenze bite ku ngufu ku gahato byagenze bite
gafata nawe yafataga n'abakecuru nyina se ntiyahunze nyina ntiyahunze se yafashe ndese wize nka nyina abagano shukuri nyina se yahunze yahungiye yafashe nyina ku ngufu se oya nyina yaramunze kugira ngo atamwica nawe ariko ngo yari yafashe umukobwa baramufungura baramurekuza aratindayo ubundi ko mwamuzanye ntimurenda kumurekuza akiza kumara abandi murenda gutindayo muri kumufungura murenda kumugarura murasaba iki ngaho bamurasira agapfa aya kandi yego nukuri kw'Imana ugende gute ngaho bamurasa agapfa nkuko uno mukobwa yapfuye umwarakaye cyane bamurekeye ugende gute pato n'umwicanyi tu murasaba iki twewe murasaba iki mukecuru natwe twamwica tu twamwicani twamunogonora wamugaruye byagenda bite pato jewe mbyumvishe mu gitondo nje ntuye hariya ku ruhande nabyutse mu gitondo kare ndaje mu materaniro ubwo mvuyeyo umuntu barambwiye ati mu baturanyi bawe bicanye ko ntabyo numvishije ariko intambara yabo barayihoranaga muno ni abantu barwana cyane bamara gusinda hakubusa santire bararwana kandi yitwaga nde zina rye ninde yitwa Mbanjinga mama ariko abantu babizi niba atari ukubeshya bavuga ko uwo mugabo yarasanzwe agira urugomo ngo yagendanaga n'umugabo ahorana intambara ahorana umuhoro bahora barwana buri gihe umukobwa akaje iwabo yaje iwabo akongera akagaruka ntawe adatangira mu nzira uwahuye nawe telefone arayimwatse aha mu gasantire natwe ubu dutuye aha twabaga nk'abari kwigengesera baramufunga bakamufungura ngo nta gihe cyari gishize atashe yafashe umukobwa ku ngufu yafashe umukobwa ku ngufu uwahuye nawe atemagura agira ate ubwo na polisi batubajije bati ahoranaga urugomo abayobozi batanze amakuru bati turamwohereza mukongera mukamugarura bati si none mwewe kuki mutamufata kubera abantu bose bari baramutinye ubwo rero ubwo mu gitondo niho bavuze bati yishe umudamu we ubwo twageze aha ngaha dusanga koko aho yamwiciye naho ariko yabaye nk'umukuruye amujana nk'iyi ngiyi mu cyumba ubwo rero polisi nizo zije zimukura hano ariko amakimbirane bari bayahoranye ariko ntari wo gusa bagira n'amakimbirane n'abaturage basanzwe nta wapfa guhura nawe rwose hanyuma ngo yahise yigemura kuri polisi aho bibendera yigemuye yigemuye twewe ukuntu twabimenye kitifu yaje w'akagari ariko baza umunyamudugudu ati ko muturanye nawe kuki mutatanze amakuru umuntu yarinda kwica umuntu akamurangiza mutabizi kubera rero polisi niyo yahamagaye ihamagara kitifu umurenge ati hari umuntu uje aritura atubwira yuko hari umuntu yishe ati ayo makuru ntayuzi kitifu nawe ahamagara umunyamudugudu wacu aramubaza ati si uwo muntu wapfuye iwanyu byagenze bite undi ati ko ntabyo nzi umunyamudugudu wacu atuye aha muri iyi nzu yo hepfo nawe niko kuzamuka araza ageze ubu mu mudugudu yumva nta rusaku rurimo kuko bo bagera na saa sita bakiyomba ahangaha nanga bakiri ku makabari aravuga ko ati ko ndi kumva nta kibazo cyokora nawe atinya kuza hano kubera ko uwo muhungu yaramuzi yifashisha umusore wahangaha ati ngwino tugere hano mu rugo turebe bagiye kuza basanga koko aryamye ahangaha nawe amakuru ayamenye ayahawe na kitifu w'umurenge nawe ahamagawe na hehe na polisi polisi ya Kinigi hano iwacu ariko ngo yarasanzwe amuhenesha hari ibintu bavugaga byagendaga gute kumukubita yazaga yabaga ari naho atanavuye kunywa ugasanga ari kumukubita akamwambikira ubusa hano agakubita agapfukamisha ku buryo nta wamukangagura kugira utuwo mudamu ngo byagendaga gute yamukubitaga akamwambika ubusa hano uwo pato kandi uwo mudamu ari nta hantu yagiye pato ngo yari yarafashe n'umukobwa ku ngufu byagenze bite ku ngufu ku gahato byagenze bite
gafata yafataga n'abakecuru nyina se ntiyahunze nyina ntiyahunze se yafashe ndetse wize nka nyina abagano shukuri nyina se yahunze yahungiye yafashe nyina ku ngufu se oya nyina yaramunze kugira ngo atamwica nawe ariko ngo yari yafashe umukobwa baramufungura baramurekuza aratindayo ubundi ko mwamuzanye ntimurenda kumurekuza akiza kumara abandi murenda gutindayo muri kumufungura murenda kumugarura murasaba iki ngaho bamurasira agapfa aya kandi yego nukuri kw'Imana ugende gute ngaho bamurasa agapfa nkuko uno mukobwa yapfuye kumwarakaye cyane bamurekeye ugende gute pato n'umwicanyi tu murasaba iki twewe ngaho bamwica murasaba iki mukecuru natwe twamwica tu twamwicani twamunogonora wamugaruye byagenda bite pato uriya mukecuru aba yagaranya